ibitekerezo by'abandi kandi bishobora kugutera imbaraga. Kura amaboko mu mufuka. Nibavuga gukura amaboko mu mufuka ni ukwigira, kandi kwigira nta nubwo bisaba kugira ngo ube nta kintu ufite. Gukora cyane bisaba umwete cyane, bigasaba imbaraga nyinshi cyane. Iyo ukora ugakura amaboko mu mufuka bikurinda gusabiriza. Umuntu wese usabiriza ntabwo akundwa, nta n'umuntu wakwishimira gusaba. Ariko wakuye mu mufuka agakora, agera ku iterambere. Iterambere yagezeho rigatuma nawe yumva yuko agomba gukenerwa. Gukura amaboko mu mufuka irinde kumva yuko buri kantu kose wagasaba, kandi uri umuntu muzima ufite amaboko. Ayo maboko ugomba kuyakoresha. Ubundi gukura amaboko mu mufuka ni ukureba niba hari ikintu cyaguteza imbere ukumva yuko washishikazwa no kugikora. Uko niko gukura amaboko mu mufuka. Umuntu ashobora kuba adafite ikintu na kimwe aheraho, ariko yarakuye amaboko mu mufuka akagira ijya ageraho. Ndaguhereza urugero. Iyo witegereje uyu mu perezida uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida w'umwirabura Barack Hussein Obama. Uyu Barack Hussein Obama umubariye mu bandi ba perezida bayoboye Amerika, wabona yuko ni from nowhere. Ni umugabo wavutse mu buryo ubwo ise yaraturutse muri Kenya aza hano muri Amerika, ahura n'umuzungu hano muri Amerika baramubyara. Uyu mugabo yakuze nk'uko abandi bose bakura, aba mu buzima bwa kizungu kuko yabaye kwa nyirakuru ubyara nyina. Obama yarize ashiramo imbaraga cyane kugeza ubwo yaje kuba umuntu ukomeye cyane. Tutagiye mu mateka ye, yaje gukomera. Undi wa kabiri twareba wakuye amaboko mu mufuka agakizwa n'impano ye ni Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yarakoze cyane, umupira awibandaho, atera amashoti menshi, arwana intambara ikomeye cyane kugira ngo nawe arebe yuko yatera imbere, kandi byaje kumuhira. Byamuhiriye bitewe n'uko yagize ingamba ngenderwaho kandi yanga kuzitambikira. Icyo ni icyambere kivuga ngo kura amaboko mu mufuka. Iki kintu ndagira ngo tucyumvikane neza. Iyo umuntu akura amaboko mu mufuka ntabwo bivuze yuko agomba kuba afite amafaranga kugira ngo agire icyo akora. Wibuke Imana agwaye impano nyinshi zitandukanye. Ushobora kubuzi kuririmba ukumva waririmba ahantu ugeze, ibyo nabyo bikaba byatuma bikubera igishoro cy'ubuzima bwawe. Ushobora kubuzi kwirukanka, abatlete turabazi ushobora kwirukanka cyane, ibyo bigahindura ubuzima bwabo. Ushobora kubuzi ibintu byinshi bitandukanye, uzi gushushanya, ibyo byose kura amaboko mu mufuka. Abasoma Bibiliya bazi neza yuko abantu bose bakuye amaboko mu mufuka, cyangwa se Imana itanga impano ku bantu bose. Nusanga runaka afite impano runaka ashoboye, ntukavuye ngo mbese wo kuko Imana ataguhaye impano nkiye. Itonde, wicare, witekerezeho. Urasanga nawe hari ikintu ushoboye, nyamara cya kintu washoboye nusanga warakidindije, uzamenye yuko wishiga igishoro cy'ubuzima bwawe. Ariko ntari rarenga, ubuzima buracyahari kandi ubuzima buracyakomeje. Kura amaboko mu mufuka. Ingingo ya kabiri, ntugapfushe ubusa amafaranga. Umuntu wamaze kugira amafaranga menshi aturutse mu mvune zawe, aturutse mu muhati wawe wagize, ayo mafaranga ntukapfushe ubusa ngo wumve yuko ushobora kwinezeza mu buryo bukabije. Kwinezeza si bibi, ahubwo kwinezeza byiza ni ukwineza mu byo wateguye. Ndaguhereza urugero. Ushobora kwinjiza ibihumbi 400 ku kwezi. Ibihumbi 400 ku kwezi ukaba umuntu ukunda kuryoshya, ugakuramo ibihumbi 200 byo kuryoshya. Nyamara wibuke yuko nubwo ugiye kuryoshya hari ibindi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi bizagusaba amafaranga. Uje gusanga usange ugiye gusevinga ibihumbi 50 warakora ibihumbi 400, nangwa se no sevinga ibihumbi 100. Wibuke ko uwasevinze neza asevinga amafaranga menshi agakoresha make, kandi ayo make nagakemura ibyifuzo bye, ariko akasevinga amafaranga menshi. Usevinga ntabwo agomba gutekereza yuko ibintu byose bigomba kugendera mu byishimo gusa. Sevinga, ejo hazaza ntabwo hazi. Niba uteganya kugira ejo hazaza, tangira usevinge. Nuna sevinga wibuke yuko abakoze nangwa se abakozi barifuzwa. Uwateye imbere wese nta muntu utamukunda. Ntukiyime, ariko nanone ntukarye cyane nangwa se ngo uponde amafaranga yawe ngo yarye uyamare mu mwanya mutoya ngo uvuge uti aho ukura yandi urahazi. Wibuke ubuzima turimo uzakenera kubaho, uzakenera kwishyura inzu ubamo, uzakenera kubana n'inshuti, uzakenera transport. Ayo mafaranga yose nayo ubuzima bwa buri munsi. Wirinde gusesagura amafaranga.
amafaranga niwemera yuko asohoka ajya asohoka wayabaze. Niyo wayasohoka utayabaze, wibuke neza yuko ayo mafaranga yawe nizo mbaraga zawe. Ibyo ukora byose ni ukugira ngo ugire amafaranga. Utagize amafaranga ntacyo wageraho, nta n'icyo wabura icyo. Isi yose nzima uramureba uwo mugenzi wawe, nanjye uri kunyumva, ibi ndi kubikora nshaka amafaranga, nawe ibyo ukora urabikora ushaka amafaranga. Bishatse kuvuga ko ayo mafaranga ukorera ntukayapfushe ubusa, kuko ni amafaranga aba yavuye mu byoya byawe, birumvikana, nangwa se mu mvune zawe. Ariko wibuke yuko uwasevinze neza asevinga 1/10 cy'amafaranga, asevinga ikirenze 1/10. Ndatanga urugero kuri iki kinyarwanda nkoresheje. Ushobora kubona winjije ibihumbi 20, ukemera yuko uza gukoresha amafaranga makeya ugendeye ku mafaranga wungutse. Reka ntangende 1/10 cy'ibihumbi 100. 1/10 cy'ibihumbi 100 ni ibihumbi 10. Ayo mafaranga ibihumbi 10 mu cyumweru nangwa se mu kwezi wayakoresha ute kugira ngo agufashe kandi ubane n'abandi neza. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gusevinga, ukagira amafaranga menshi usevinga kuruta amafaranga uzakoresha muri icyo gihe cyose. Ingingo ya 3, ubaha umubiri wawe. Wewe uri kunyumva, wibuke yuko ibi bintu byose tugiye kuvuga, udafite ubuzima bwiza, utubashye umubiri wawe, ntacyo wageraho. Mu kubaha umubiri wawe, wibuke harimo gukora siporo mu buryo buhoraho kugira ngo umubiri wawe uhumeke. Ikindi, kunywa amazi. Niba hari ibintu abaganga bararikira n'abandi bose muri rusange, ni ukunywa amazi. Amazi ni isoko y'ubuzima nk'uko abanyabwenge babitubwira, isoko y'ubuzima. Ayo mafaranga ntabwo wajya kuyashaka utashatse ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza nanone buzanashingira muri ya mafaranga wamaze kwinjiza. Ushaka amafaranga akayubakamo umubiri ariko agasevinga menshi, uwo muntu nta kabuza atera imbere. Wibuke uwateye imbere nuko yaba amaze kugira ingamba, agasetinga ibintu agenderaho, nangwa se akandika ibintu runaka byose agomba kugenderaho, kandi ibyo bintu bikamugirira umumaro. Twari tuvuye ku ngingo ya 3 ivuga ngo ubaha umubiri wawe. Aka kantu nizere ko mukumvise neza. Uwubashye umubiri we akora siporo mu buryo buhoraho, akareba mu mwanya wose afite mu munsi wose, agashakamo igenza gihoraho cyo kuzajya akora siporo, akanywa amazi mu buryo buhoraho. Ibi byose ni bituma umubiri we uba mwiza, nangwa se agira amagara mazima. Ingingo ya 3 nangwa se ingingo ya 4 navuga ngo kora cyane uvunike kandi ntugatinye hahandi hakomeye. Ndatanga urugero. Uzaja mu kazi runaka, nujya mu kazi runaka usanga abantu bose bari kuvuga bati hari harakomeye ntabwo tuhajya. Nushaka yo uzavuge ngo ukeneye kujya hari abandi bari gutinya. Kora cyane uvunike, kuko aho ngaho bari gutinya umuyikoresha wazagukundira kuko yo uhajya. Kandi niba aje kugabanya abakozi kuko akuzi yuko utinuba mu kazi, nangwa se ukunda aho abandi bananiwe, uwo mugabo nangwa se umukoresha wawe azagusigarana, azagukunda, akukundire mu kazi. Wibuke akazi kose ukora ugomba kukanywanamo, ukakagiramo inshuti nyinshi. Izo nshuti nyinshi zava kuki? Nuko uzaba wakoze. Wibuke muri ubu buzima turimo ugomba kugira inshuti nyinshi zivuye mu baturanyi, zivuye mu kazi ukora, zivuye mu nshuti zawe za buri munsi. Wibuke niba ukora akazi cyane ntugatinye hari abandi batinya. Emera uhaje hakuvune 2-3 uzahinduka igikomerezwa mu kampani nangwa se mu kazi ukora. Ingingo ya 5, kuba waravutse uri umukene ntibikazatume uzapfa uri umukene. Iyi ngingo ndagira ngo mwese murayumva. Ubundi abantu bisanga ku isi, ugasanga waravutse ufite papa wawe, mama wawe, cyangwa se wenda ugasanga ntago banakiriho. Ariko niba waravutse ugasanga nta mitungo baguhaye, ntukemere yuko uzapfa ntacyo ufite. Niba warageze ku isi ugasanga nta munane bagusigiye, nangwa se nta munane baguciriye, ufite amaboko Imana yaguhaye, ufite umwuka Imana yaguhaye, ufite amaguru Imana yaguhaye, ufite ubwenge n'ibitekerezo Imana yaguhaye, uri muzima urireba ukabona umeze nk'abandi bose. Kuki wahitamo gupfa uri umukene? Kuvuka uri umukene ntabwo ari amahitamo yawe, ariko gupfa uri umukene ni amahitamo yawe. Tekereza cyane. Ibi byose bishingiye kuri ya mafaranga usevinga. Nusevinga menshi, wibuke yuko uzagira iterambere rirambye mu gihe kizaza, kandi igihe kizaza buri wese aragiteganya. Kuvuka uri umukene ntibikazatuma upfa uri umukene. Abantu benshi iyo bisanze bakisanga ku muhanda, akenshi uzasanga barabigizemo uruhare. Kwisanga ku muhanda nta uvukira ku muhanda, ahubwo umuntu yumva yuko
yava iwabo, nangwa se niba yari umukozi wo mu rugo ko yava muri urwo rugo akoragamo akumva ubuzima buranze ko ashobora kujya kwigira ku muhanda, kwibera ku muhanda. Nta cyiza cyo kujya kuba ku muhanda. Uwagiye ku muhanda ntabwo yakundwa. Uwo nguwo niwe wavutse ari umukene kandi agahitamo kuzapfura umukene. Tekereza neza, kugira ngo utazapfura umukene ni uko ugomba kugira ibitekerezo bizima. Ibitekerezo bizima bishingiye kuba ugira ingamba, kandi izo ngamba wapanze ukazigeraho. Ingingo ya 6 turavuga ngo nywana n'abandi, ntukabenye mwigendaho. Ibi bintu byose numara kubigeraho uzibuke yuko ntukabwira ibintu byawe bwenyine, n'ubundi wibuke muri amafaranga uzakoresha ntukaje kwishimishamo wenyine, ahubwo uzibuke yuko icyo wagezeho ugomba kujya kunywana n'abandi. Kunywana n'abandi, reba umuvandimwe wawe umufashe, reba inshuti zawe mutemberane. Kunywana ni ikinyarwanda cyumvikana, mwese muracyumva. Uwanywanye n'abandi akagira igikundiro, uretse no kugira igikundiro gishobora gushakwa nawe kandi ukakigeraho. Wibuke neza ko iyo umuntu amaze kunywana n'abandi bituma abantu bose bamwishimira kandi bakamukunda. Niba abantu bagukunda bitewe n'ukuntu unywana nabo, wibuke yuko ibi byose biva muri amafaranga uba wakoreye. Kunywana n'abandi, izi ni ingingo 10 twashatse zakusanijwe n'abanyabwenge bagiye batandukanye. Iyindi ngingo iravuga ngo tugatekereze yuko intege zawe ukoresha zigomba gupfa ubusa. Ntugatakaza intege zawe. Ndagwereza urugero, ntugakora ibintu bitafite umumaro, ahubwo izo ntege zawe ugomba no kuzisevinga, nangwa se umwanya ubonye ubyaza umusaruro kugira ngo izo mbaraga zawe wongere uzirekipere. Urakora ukabyuka ukajya mu kazi, hanyuma waba uvuye mu kazi ugasanga utashye wananiwe. Niba utashye wananiwe ugasanga ugiye mu nzoga, icyo gihe uri kwangiriza intege nke zawe. Za ntege nke wari usigaranye uzijyanye mu nzoga. Nyamara wari ufite umwanya mwiza uhagije kugira ngo niba uvuye mu kazi ugere mu rugo witera utuzo ryama uruhuke, kugira ngo ubu uri gutegura undi munsi w'ejo uzaza ubwonko bwamaze kuruhuka, ubyuka ufite ibitekerezo bizima, wongere wibuke ese ibyo wakoze ku munsi w'ejo byagenze bite. Ubundi abagabo b'abanyabwenge benshi nabonye nangwa se numvise ibitekerezo byabo bafata ikarine. Cyane cyane uyu muco uzawusanga mu bazungu b'abongereza. Ufata ikarine nangwa se ukaba ufite ka agenda ukagasiga ahantu ukandikamo ibintu byose by'uri bukora uwo munsi, wagaruka ukagenda uvivira ibyo wagiye ukora. Ati iki nagikoze, iki nagikoze, iki ntabwo nagikoze, nzagikora ejo. Iyo wamaze kubigeraho gutyo uba watangiye kubaka imbaraga zawe. Ugera kuki? Ese intego wihaye wayihamije cyangwa wayihushije? Iyo ushaka kugera kuri byinshi, intego wihaye ukoresha ibishoboka byose ukayigeraho. Umuntu ntakakurira igihe. Abantu benshi basobanukiwe yuko igihe ari amafaranga. Niba igihe ari amafaranga birumvikana, emera yuko icyo gihe cyawe gihenze kuruta ibindi byose. Hanyuma hanga twa turi kuvuga ingingo ivuga ngo ntugatakaze intege zawe mu bintu bidafite umumaro. Reka tuvuge kano kantu. Mu cyumweru cyawe cyose wapanze ku bintu by'uzakora, hanyuma ukava mu kazi ugataha ukaruhuka. Uwo muntu waruhutse atandukanye n'umuntu wavuye mu kazi agataha akajya mu nzoga akajya guciringa n'abandi, nanone akaryama nk'amasaha 2 akagombye kuryama amasaha 6 nangwa 5. Uwo muntu azajya mu kazi yananiwe. Najya mu kazi yananiwe azasanga umuyobozi batari kumwishimira. Umuyobozi natamwishimira bizabyara umwuka mubi. Umwuka mubi uzamuviremo kwirukanwa mu kazi. Bishatse kuvuga ngo panga ibintu byawe by'uri bukore, wirinde gukora icyo utapanze. Bura nubwo wakora n'ibyo utapanze bizabe bike, ariko byinshi bizabura ibyo wapanze. Iyindi ngingo iravuga ngo buri ntambwe yose uteye ujye umenya ko ari imvune zawe. Ndagasubiramo, buri ntambwe yose uteye ujye umenya ko ari imvune zawe. Iki kintu kirumvikana. Urakora ukajya mu kazi ukunguka amafaranga, ubundi ayo mafaranga uyabariye mu mvune zuba wagize, uyabariye mu ntege uba wakoresheje, mu mbaraga zawe zose uba wakoresheje, uzasanga buri ntambwe yose ubuteye iba yavuye mu kuruha nangwa se mu kubira icyuya. Wibuke umugabo witwa nangwa se uwahoze ari perezida wa Tanzania witwa Magufuli yaravuze ngo kora cyane uvunike uruhu icyuya, icyo yakize ukihanagure, wongere ukore icyo yakize ukihanagure, ariko wunguke. Kuko wibuke nubira icyuya utakoze uzavunika cyane, ariko nubira icyuya wakoze ukavunika ukaruha ukihanagura ugakomeza ugakora, ntacyo bitwaye. Za mvune zizashira igihe uzaba wabonye amafaranga. Kora cyane uvunike, kuko udakora cyane ngo avunike
aruho nabi we. Iyi ngingo twese turayumvikanaho. Buri ntambwe yose uteye ujye umenya ko ari imvune zawe. Ntugapfushe ubusa intambwe yawe yose uteye. Ntukigaye. Wibuke, iyo uteye intambwe ujya mbere uba ufite icyerekezo cyiza. Mu iterambere ndi kubabwira, iyo uteye intambwe uri kujya mbere uba ufite icyerekezo cyiza. Ariko iyo uteye intambwe uri kujya inyuma, nubwo byaba ari mu buryo bw'imitekerereze, uba uri gusubiza inyuma ibitekerezo byawe. Emera utere intambwe nziza ujya imbere, nubwo waruha, nubwo wavunika, ariko wemere yuko ari intambwe zavuye mu mvune zawe. Iyindi ngingo iravuga ngo fata igihe cyo kuruhuka. Uyu mwanya ufata wo kuruhuka urakwiriye. Impamvu uzasanga warakoze cyane, nusanga utarafashe umwanya wo kuruhuka ushobora kugira ikibazo cyo kurwara, kandi uburwayi bwaje buzakurusha ubwivuza. Fata umwanya uruhuke. Ntukagire umunaniro w'ikirenga, kandi ugomba gutegura akazi kawe. Ntukaje mu kazi kari overtime kataguhemba. Emera uje muri overtime iri buguhembe, kuko niwemera kujya muri overtime iri buguhembe, ya mafaranga wakuye muri overtime uzafate uje kwinezezamo, uruhuke. Icyo gihe nuruhuka uzumva umeze neza. Fata igihe cyo kuruhuka. Umwanya wo kuruhuka ni umwanya w'ingenzi. Uje ahantu hatuje. Niba uza ahantu hari inyanja, uje ku nyanja, wumva akayaga ko ku nyanja. Uje kuryama mu mucanga, ukandagira mu mazi, ubane n'abandi, ukine n'abandi, usabane, wibagirwa ubuzima bwa buri munsi uhoramo. Ibi bizagufasha gutuma wongera icyo twakwita kongera gutekereza neza. Fata igihe cyo kuruhuka. Ruhuka. Tugakore nk'imashini. N'imashini ubwazo ziraruhuka. Akagingo ka nyuma ariko dusorezaho karavuga ngo ubaha Imana. Ibi bintu byose ukora wibuke, hejuru hari Imana, mu kirere hari Imana, ku butaka hari Imana. Imana ni iguha umwuka, Imana ni iguha imbaraga, ukabyuka ukitegura ukajya mu byujyamo. Ariko wibuke, ibi byose nta Mana ihari byaba ari ubusa. Mu byo ukora byose wibuke ko umwanya wo gusenga uba ukenewe. Senga. Umunsi wawe utangiza amasengesho, fuka musenge. Mana, urakoze cyane. Umunsi washize wandinze. Naryamye ndasinzira ndakangutse. Umpaye ubuzima. Ubu buzima nabwo bushize mu biganza byawe kugira ngo unyirirwane, undinde sekibi. Imigambi ngiyemo yose ize guhirwa. Hanyuma ubyuke, witegure, witere utuzi, urebe umunsi wawe ukuntu uri bugende neza. Kububaha Imana, wibuke yuko kubaha Imana nibyo byose. Ibyo wakora byose ukaba izi ntambwe uko ari 10 zose, ugashiraho iyi ntambwe ya 10 ivuga ngo ubaha Imana, ubundi iterambere riraza, igikundiro kikaza, abantu bakagukunda, nawe ugakunda abantu, ugasanga ufite amahoro, amafaranga akaza akaboneka. Izi zari inama nakusanije zagiye ziva mu bitekerezo by'abantu benshi batandukanye. Niba wakunze iki kiganiro naguhaye, kora like, ukore subscribe, ukore comment, even share. Murakoze, naho utahe nakagaruka.